urakoze cyane gakondo data mwiza basangwa kandi imfura dutaramanye abashyitsi navugishiraga iyo rutera inkingi mu bikingi by'amarembo basesekaye ariko kandi turabizi isi duhagazeho n'intebe birenge by'usumba byose ariko akanwa kacu ko kazahora katura kavuga ibyiza tugirira. Niyo mpamvu nagira ngo mbere yuko twinjira ku gicumbi cy'umuco gakondo tujye juru tubanze dusenge dusingize dushime hanyuma dutangire igitaramo cy'uyu munsi twese duhagaze. Tugira neza tugushimire kuri Imana igira imigambi myiza ku bantu bayo. Izina ryawe rishimwe kuko uyu munsi dusohoyeho uyu munsi wawuteguye kera cyane ko tubonye izina ryawe rihabwa icyubahiro Mana yacu. Tugushimiye ko barinze abasangwa, tugushimiye ko barinze abashyitsi, turagushimiye ko bageze aha ngaha amahoro. Izina ryawe rishimwe. Bakihagera rero turabakiriye mu izina rya Kristo Yesu. Tubaye ikaze nawe wakira muhuje uruhanga n'amaboko kandi mubyaye. Niyo mpamvu nagira ngo kikuruke mu byimbo bw'umwanya w'ijambo nk'uko uhora mutwakira umubyeyi mbari rugari ibiganiro karibu sana ku meza y'ibiganiro data. twateguye kera umunsi tukaba tuzaza gufatanya natwe muri iki gitaramo kandi ni impano nziza itagize imana umuntu wese. Bakaraza batambukire kwishima no kunezerwa baze bakaraze hanyuma umuco nyarwanda akagozi kabugingo kabuze umuco gucika udacicishwa ugacwekera. Abakaraza byose cyane baziritse musiga inzira ibirenge muzirikina cy'icyoko cy'icyaka kugira ngo abantu dukomeze kugubwa neza. Abakaraza
tukabakiriza abantu amahoro avanze n'amahore, tukabakiriza umujya tugatarama gakondo. Inzira ngo yabaye nyabagendwa nk'imese abanyagisengo yanyuze ajya gukeza umutware irahiro cya Matari. Iyo ni inkuru y'abashyitsi batugendereye, ariko kandi umubyeyi yambwiye ko agira igitaramo ashaka gutarama mu ndera yo mu izabukuru yuje ubuvanganzo nkeramugirira akabyara. Karibu sana nanone mubyeyi mwiza. Akire ibiseke nk'umucuzi rico gucana no gucubangana twasigasiye ngo udasandara, hanyuma mbe nkomeze nsige namwe n'amashyi menshi cyane dushima kino gikorwa. Barakomeza bararamukanya babazanya amagenzi. Nimukomeze ababyeyi banjye mu nsange aha, bashiki banjye abakobwa banjye mukomeze mu nsange aha, nimuze bigarukira ku irembo, nimukomeze kugira ngo muvunye abahesha umugisha. ahubwo nabanje kwibaza mugezana n'umuhereza nkajya nibaza ngo abandi ntibajya baramukanya ababyeyi bahesha umugisha. Igihe ni iki? Igihe cyari iki? nanjye nari ngitegereza nyamatsiko. Ni iki rwose? Igihe gikwiye cy'Uwiteka cyane iki? Ababyeyi bacu bagira umuco. Muca imbere nawe uca umugabo inyuma. Ababyeyi ko ari beza cyane. None se nawe cyane niko ye urebe neza urasangamo ndabona nubwo amaso y'abasaza ajyamo imikezi ariko ndabona amaso ataraya bamwe, nyamara bamwe nibabyara baba bandi. muraho neza. Gahorana amata ku ruhimbi, gahorana inyambo n'izazo, gahorana abakwe n'abakazana, gahorana igitaramo nk'iki. Ndabyakiriye kandi ndabishima. Mubyeyi muvunye gahore mu gihe cy'isarura, uragahorana ibyiza gusa n'umuryango wawe. Umugisha wose turawubifurije n'umuryango wanjye wose kandi muhari. Turabyakiriye kandi turabishima. Murakoze cyane. Umugisha usumba yose gahorana Imana n'u Rwanda n'Abanyarwanda. Murakoze muri ya mvugo y'iwacu. Amen. Amen. Maze rero inshuti yanjye imfura ya data tubashimiye urugwiro n'urukundo twabasanganye, uwo mutima muzahorana. Igitaramo nk'iki wagize uti munana ntabwo mwakiboramo ijambo, ntimwakiboramo umwanya. Mu gihe gitambutse mu gitaramo nk'iki cy'umuryango wacu, umuryango wa Bizimana ni umwe wo mu bacu. Umuhungu yaratashye asanga ababyeyi bataramye, atahana ikivugo ati ndi Rwema rw'abahizi nganga rero kwaka. Arakomeza arivuga. Dusanga umusore wacu amaze gukura, amaze kurenga, dusanga n'ibyiza bijya mu bindi. None rero kubyara byagije inyambo, ntabwo dusobanye. Reka duhuze aya magambo yombi kandi birahura, ni byiza gusa. Mu ijambo rimwe twaje kubasaba umugeni, twasabiye irembo. Murakoze cyane.